nongeye nkwaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, aho mba nkugezaho amakuru aba agiye agezweho y'ibintu biba bigenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nibyo tuba tugarukaho cyane cyane mu bahanzi ba hano mu Rwanda bamwe uba wikundira kabisa. So rero ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikinteye kuyikora nibyo ndi kugenda mbona kuri YouTube, ibintu bimwe na bimwe biri kugenda bibera YouTube tu kandi bitari byiza. Ni ukuvuga ngo ikintu kinzanye gukora iyi nkuru ni bitewe n'indirimbo ziri kugenda zisohoka, kandi nkabona nta views ziri kugira. Ndi kwibaza se umuziki w'abanyarwanda ugiye gusimburwa n'uw'abarundi nk'uko byahoze? Ibi bintu ndi kubyibaza nyuma y'uko umuhanzi w'umuregend kabisa, umuhanzi wakoze ibigwi ndetse ukomeye hano mu Rwanda uwo bita Muneza Christopher, aho yagize gutya agasohora indirimbo. Nimvuga ngo yasohoye indirimbo, ubyumve kabisa ngo ni indirimbo nziza, yuje ubuhanga nyine, ifite buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo indirimbo ibe nziza, yaba melody, yaba uburyo ikoze, yaba ndetse n'uwo yikoze kabisa, byose ni byiza. Ariko ubu ngubu ndi kureba views igiye ifite, numiwe kabisa. Numiwe, narebye views ifite, numiwe. Nk'ubu ngubu mu masaha 13 imaze kugira views 50 kabisa. Byumva ibyo bintu, ndetse ntaho wabigereranya n'ubundi na za comedy bansabe bajye bakora, cyangwa se za zindi za banyakso, dore ko ubu ngubu biragoye ko bakora ikintu mu masaha 13 ngo usange gifite views zingana gutya. Biragoye. Ndetse na Joyeuse, wa undi Joyeuse kabisa, ndetse babandi mujya muzi kabisa, ntabwo bashobora gukora ikintu ngo mu masaha 13 ngo cyo gifite views 50,000 gusa, ntabwo bishoboka. Muneza Christopher ni umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Ibi bintu rero birambabaje, birananunguye cyane. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo nze tubivugeho, tubiganireho kugira ngo nawe wumve icyo wakora. Kandi ntabwo ari ibintu bigoye guteza umuziki nyarwanda imbere, ni ukujya kuri YouTube kabisa gusa ukarebaho. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, nzi ko nawe wayenjoyinga, sinzi aho mwayumviye. Abantu benshi nimo nakomeje kugenda mbona bibaza ati se muhugiye mu biki ko abanzi bari gusohora indirimbo nimuzirebe? Ati muhugiye mu biki? Ibi bintu ni uku nguku n'ubundi bitangiriye umuziki nyine ugiye gupfa, kugira ngo umuhanzi azabone imbaraga zo gukora ikindi kintu kandi mutari kubireba. Ni ibintu biba bigoye. Muneza Christopher amaze igihe, navuga ngo wenda ntabwo ari kinini cyane adakora, kuko n'ubundi yari afite ibindi bikorwa ahugiye mu byo kwamamaza n'ubundi umuziki we. Ntabwo yakabaye nyine asohora ikintu nk'iki ngiki, indirimbo nk'iyi ngiyi kabisa. Vore indirimbo nziza kabisa. Nta muntu n'umwe ushobora kumva indirimbo ngo yumve ngo ni mbi, kubera ko comment nyinshi nagiye mbona ni izimusapotinga kandi zimusubizamo imbaraga, bitewe n'uko iyi ndirimbo ari nziza cyane. Nta muntu n'umwe nigeze mbona numva avuga ko iyi ndirimbo ari mbi, nta negative comment ushobora kugenda ngo uboneho. So ariko biri gutungurana cyane ubwo ndi kugenda gutya, ndi gucunga buri mwanya nkabona views ziracyari 50,000 kabisa. So mugerageze mwikubita gashyi rero. Ubwo natangiraga iyi nkuru navuze nti se umuziki w'abanyarwanda ugiye gusimburwa n'uw'abarundi nk'uko byahoze? Byaba ari ibintu bibabaje cyane. So urugero, reba nk'iyi ndirimbo ya Double J, ni uw'ejo bundi, nta n'ibigwi birenze afite. Navuga ko ari umwana mu muziki, ariko reba do indirimbo ye ifite views 48,000. Nahitaniye n'iyi ngiyi ya Christopher kabisa, dore mu masaha 14 gusa ifite views 48,000. Harya iya Christopher imaze amasaha 13, bivuze ngo biri kurushanwa isaha imwe gusa. Views 48,000 naho zitaniye ni 50,000. So urabona ko ari kimwe. Muri kuduteza abantu guys, muri kuduteza abantu. Reba Dramati asohoye indirimbo ifite views 105,000. Hano ni Congress kabisa. Congratulations Dramati hano yabikoze. Afite views 105,000 mu masaha 18. Urumva ko naho bitaniye n'ubundi biri kurutanwa amasaha angaha, amasaha 5 yonyine, na amasaha 5. Urumva ko ari kimwe. Dramati afite views 105,000. Na ahantu ushobora kubigeranyiza n'izi ndirimbo uko ari eshatu, cyangwa se ya Dramati ndetse n'iya Christopher. Ya Dramati iri hejuru cyane, nubwo izigera yifata niko bigaragara. Ariko mwe kubisa agashyi mukagenda mukayireba, mugashyigikira umunyarwanda guys, ntacyo byaba bitwaye, byaba ari ibintu biryoshye kabisa, kugira ngo umuziki wacu ukomeze ugume hejuru nk'uko bigaragara ko uri kugenda uzamuka. So nagiye mbibona rero ku influencer bagiye bakomeye, bagiye bakomakomeye kabisa,
aho bagiye nabo bigaragara ko bababajwe n'ibi bintu. Nk'urugero dore uyu ni Dumba, uyu ni Dumba kabisa yagize gutya. Dumba Dumba reka nzi nkwereke kabisa, uwo bita Dumba. Dumba se Dumba byagenze bite mwuka byarama? Okay, uyu ni Dumba, uyu ni Dumba ukurikirwa n'ibihumbi 479, ibihumbi 479 nibyo bikurikira Dumba. Yaje gutya rero nawe ahita abiteraho komanteri, yaje gutya ahita abiteraho komanteri kabisa. Hano hari hashize amasaha 7 yonyine agaragaza ko Dramati afite views 54,000, naho Double G afite views 12,000. Debera Muneza Christopher kabisa mu masaha 2, dore iyi ngiyi ya Double G yari maze amasaha 3, ariko mu masaha 2 Christopher yari afite 5,000 byonyine. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, ibi ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje. Dramati afite 54,000, uyu nguyu Double G afite 12,000, ariko Muneza Christopher 5,000. Ibaze nawe kabisa guys, ibaze bino bintu birasebetse. Abanyarwanda bari kuduteza abantu kabisa, umuziki wacu nta hantu wagera bikimeze uko. So uyu bita Kevin Kade yabibonye gutya ahita aza ateraho comment avuga ngo rindira hiti izaza va mu magambo, ngo rindira hiti izaza mu magambo, ngo uzabashyiraho nge na izi twasohoye, ngo uzabashyiraho nge na izi twasohoye. Nuvuga ngo urabizi ko uyu Kevin Kade ndetse na Chris Easy bakoze akaririmbo kabisa kakagenda kakabikora cyane, Jugumira n'ubu ngubu biracyabikora. Chris Easy ndetse n'uyu Kevin Kade bakoze indirimbo iragendera bibakorera cyane cyane hejuru cyane. So rero yavuze ati rindira hiti izaza vuba, ati rindira hiti izaza vuba, ati se uzabashyiraho ngewe na izi twasohoye. Ibi ngibi nibyo uyu Kevin Kade ari kuvuga. Ariko se reka guys nibaze, iyi ndirimbo ya Christopher ni mbi? Iyi ndirimbo ya Christopher ntago ari mbi, ahubwo iri ku rwego rwo hejuru cyane cyane cyane, bitewe n'uko ari indirimbo numva nziza kandi iryoheye amatwi kandi iri international, niko navuga, kuko ikoze mu rurimi rutari urunyarwanda kandi ukumva ifite uburyohe budasanzwe. So ibi rero nibyo abanyarwanda bari kugenda baduteza abantu kabisa, bigaragara ko batari kugenda bakurikira ibikorwa by'abahanzi babo. So rero kanda subscribe kugira ngo wumve n'ibindi biganiro byinshi bigiye bigezweho by'abastar biri kugenda bivugwa, dore ko iyi ndirimbo ya Christopher ari indirimbo nziza kandi nukuri mbona itari kwishimirwa n'abanyarwanda uko bikwiye. Mugende muyisupporting, mukore igikwiye kabisa. So murakoze cyane rero, mukomeze mukande subscribe, mukomeze ugerweho n'andi makuru yose agezweho y'abastar. Murakoze.